kiganiro wiriwe main cyo kuri uyu w'Imana tukaza kugaruka ku bijanye n'intambara ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umuji wa mbere mukuru wo muri ako karere ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko uheruka kwigarurirwa ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere umwaka 2025 n'inyeshamba za M23. Leta ya Kongo yama ivuga ko izo nyeshamba zifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda, mbere intumwa za Kongo zikaba muri iyi minsi heze zabwiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yuko u Rwanda rwarungitse abasirikare gufasha umuhari wa M23 ku manwa y'ihangu. Ibi leta y'u Rwanda yarabihakanye, mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku isonga Paul Kagame akaba yavuze ko ari ubeshi bukabije. Muri kino kiganiro tuja kuganira n'umumenyeshamakuru Gloria Tuyishime akorera mu karere ka Rubavu gahana urubibe n'intara ya Kivu y'uburaruko, aho kuva umurwa mukuru wa Nord Kivu ufatwa yagiye inshuro nyinshi muri Goma. Yabonye bitandukanye, abacancuro bava i Burayi bishikanye inyuma y'uko M23 itsindiye ingabo za FARDC n'abifashanya. Muri kino kiganiro Gloria Tuyishime araza kutubwira ibitandukanye, haba ku byabonye muri Goma, uko ibintu byifashe ubu hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, hamwe n'abaramutwa umuji wa Goma. Murakoze cyane, nitwa Gloria Tuyishime, ndi umunyamakuru nkorera i Rubavu, igice cy'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'amajyaruguru, nkorera radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Yego, ukorera muri ako gace k'u Rwanda. Ako gace k'u Rwanda kegeranye n'intara ya Kivu y'uburaruko iri mu buseruko bwa Kongo, ahamaze iminsi havugwa ingwano mu myaka myinshi irenga 30, ariko muri myaka 3 iheze hari umugwi witwa M23 wasubiye kuharwanira cyane, ukaba uheruka gufata n'umuji ni muri imyaka iniheze. Dufate uko basubiye gufata irwanisho mu mpera z'umwaka wa 2021. Barafashe umugwa mukuru w'iyo ntara ya Nord Kivu mu burasirazuba bwa Kongo, Goma. Wotubwira uko byifashe, kuko wewe uri mu bantu kubafata umugwa mukuru wa Nord Kivu wagiye urakurikirana ibyahabaye cyane. Wotubwira. Murakoze Eloge. Icyo nababwira ni uko bitari byoroshye na gatoya, kubera ko ubwo byatangiraga twahoze twumva amasasu, donc byatangiriye i Masisi, ariko aho nyine byagereye i Goma, ari intambara yagereye i Goma, ntabwo byari byoroshye kuko twumvaga amasasu menshi cyane ku rwego abana batoya bumvaga amasasu bagahahamuka rwose, yarumvikanaga cyane. Abantu batangiye guhunga, yaba abaturage b'i Goma, yaba ari n'abaturage bo mu karere ka Rubavu, bose barahungaga. Bavuga ngo abaturage b'i Goma bo barahungaga bakaza mu Rwanda, ariko n'ab'i Rubavu nabo barahungaga bakajya mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu byitaruye umujyi, kuko aho amasasu yavugiraga neza ni mu mujyi rwagati w'akarere ka Rubavu. Rero icyo nakubwira ni uko abantu bahunze ku buryo bukabije, ari naho ibiciro by'ingendo byatangiye kuzamukira cyane, ku buryo urugendo rw'isaha n'igice bashoboraga kuguca amafaranga 25,000, usanzwe wishyura amafaranga 1,900 cyangwa 2,000 by'amanyarwanda. Ubwo rero abaturage batangiye guhunga, situation cyangwa se navuga ngo itari imeze neza kabisa ku ruhande rw'abaturage bo mu karere ka Rubavu. Abigoma nabo leta y'u Rwanda yagerageje kubashyiriraho amahema cyangwa se kubakira inkambi bazajya bahungiramo baturutse mu Igoma, nyine mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu n'ubundi bitari byoroshye. Abantu batangiye guhunga ku munsi, cyane batangiye guhunga ku munsi wo ku cyumweru, nubwo batangiye ku gatandatu, ariko neza wabonaga abantu ku cyumweru. Aho rero hahungaga abantu navuga ngo bifite bashobora gufata apartment mu Rwanda bakabamo, cyangwa se bakajya mu mujyi wa Kigali, cyangwa se bakajya mu mujyi wa Bukavu baciye Kamembe mu karere ka Rusizi hano nyine mu Rwanda, bagaca Kamembe bakajya i Bukavu.
ugasanga abakongomani bari guhunga ntabwo ari babandi b'amikoro make niko navuga, ariko noneho aho imirwano ikomereje n'abaturage bose b'Igoma bahise bavuga bati reka ntabwo tuguma mu ntambara, reka natwe duhunge. Niho rero ku munsi wo kuwa mbere abaturage b'Igoma batangiye noneho guca ku mupaka munini wa Grande Barriere uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baravuga ngo natwe reka noneho duhunge. U Rwanda hose hamwe rwakiriye impunzi 1,190 n'abangahe niba nibuka ari neza. Hanyuma urebye ni ibyo ngibyo minisiteri ishinzwe ubutabazi, ibikorwa by'ubutabazi hano mu Rwanda niyo ibifite mu nshingano kugezana n'ubu ngubu, nubwo abenshi bari gutaha. Urebye hari n'inkambi imwe minema yasenye kubera ko nyine nta baturage nta banyekongo bakirimo, niyo yari bafite mu nshingano, igenda ibabarura, igenda ibaha ibyangombwa, igenda ibaha matera zo kuraraho, igenda ibaha imyenda, igenda ibaha ubuvuzi by'umwihariko, igenda yita ku bana batoya bari muri bo. Noneho ugasanga mu by'ukuri izo mpunzi n'ubwo ubuhunzi ataba ari ikintu cyiza niko twavuga, ariko nibura leta y'u Rwanda ni ukuri yaragerageje rwose ntabwo itageze. Hanyuma ku ruhande rw'Igoma noneho abanyamakuru twabashije kugerayo ku munsi wo kuwa kabiri, wo kuwa gatatu nari nibeshye, twagezeyo mu buryo navuga ngo twabanje kumara amasaha menshi kuri bariyeri cyangwa se nyine ku mupaka. hanyuma twinjira mu gihugu cya Kongo nyine Igoma. Ni nkeya rwose, ni metero nkeya ivuye ku mupaka w'u Rwanda nyine na Kongo. Ahantu twahitiye niho abacanshuro b'abasirikare bafashaga igisirikare cya FARDC bari bacumbitse. Hanyuma tugerayo twasanze umutekano mu by'ukuri navuga ngo umaze kugaruka, nibura umaze kugaruka. Nta movement, nta rujya n'uruza rw'abantu rwari ruhari, nta bikorwa byari bifunguye, ariko nibura wabonaga nibura umuntu ashobora kuva iwe akajya kureba nka mugenzi we, washoboraga nibura kubona abana b'urubyiruko bahagaze hamwe barimo baraganira. Nta masasu twari tucyumva ku munsi wo kuwa gatatu, nubwo amasasu yavuze cyane cyane ku munsi wo ku cyumweru nimugoroba bishyira ku wa mbere no kuwa kabiri mu gitondo, ariko nyuma yaho mu by'ukuri twagiye twumva udusasu duke cyane, bivuze ko nyine M23 yari imaze noneho kwigarurira Goma. Hanyuma tugerayo dusanga abaturage nibura baragenderanirana, ushaka kugura akantu nibura akakagura mu tuduka nka tungahe wabonaga dufunguye duke cyane, ariko abaturage bakavuga bati nta mazi, nta muriro, nta na interinete, ibi bicira nyine akazi, bituma imibereho yabo itagenda neza. Urubyiruko ugasanga bamwe na bamwe batangiye akazi, hari abo twaganiriye bakora umwuga wo gutwara moto, bagashimira umutwe wa M23 wari uri aho ngaho nyine, abasirikare bagiye barinze, avango bagiye barinze ahantu imihanda nyine, bari mu mihanda bagiye barinze abaturage, bagiye barinze nyine umutekano w'igihugu, bakabashimira cyane, bakavuga ati mwarwanya intambara ikomeye, mwakoze cyane. Mbese ubona babishimiye pe, ku buryo umuturage wese yavaga nk'iriya akaza agakora mu ntoki umusirikare akamubwira ati mwakoze cyane, ariko kandi nyine birumvikana bari barwanye intambara itoroshye, ariko nibura tugenekereje umutekano urahari, bitandukanye nuko nyine byari bimeze. Rero bari bafite impamvu yo kubashimira. Hanyuma ikindi twabashije kureba nuko n'abaturage hagati yabo ubwabo nari mbivuze babashaga kugenderanirana, nibura ukabona umwe agiye nko gusura nk'undi hariya hirya, mu gihe bitashobokaga, nubwo bamwe mu baturage twaganiriye bavugaga bati ntabwo tubizi neza ko bamwe mu baturage badacumbikiye za FDLR zishobora kuduhungabanyiriza umutekano. Rero turasaba umutwe wa M23 wigaruriye Goma, umujyi wacu, kugenda
bareba neza kubera ko abantu bashobora kutugirira nabi. Mu mujyi hari hakiri ubwoba ubona abantu badashobora mbese baragendaga ariko badashobora wenda nko kwisanzura cyane ku buryo umuntu yagendaga yihuta noneho akagera ahajya nyine. Ni nabyo byatubayeho nyine ku munsi wo ku wa kane. Ku munsi wo ku kane twarabyise n'ubundi nk'ibisanzwe ariko dutembera mu mihanda ya Goma. Ikintu twabonye cya mbere ni ya gisirikare y'abasirikare ba FARDC b'igisirikare nyine cya Congo bagiye nyine bajugunya biyambura imyenda ya gisirikare bambara imyenda ya gisivile noneho babashe guhunga. Bamwe bahungiye mu Rwanda mwarabibonye, bamwe bahungiye mu Rwanda, abandi bahungira mu bice bitandukanye nka za Bukavu, ariko urumva byabakuramo iniforme. Noneho n'ibikoresho byabo byinshi, amasasu, imbunda, ibimodoka bishaje nyine ubona byanduje umujyi ku buryo wabonaga ari akajagari gakomeye cyane, mbese umujyi utarasubira nyine ku murongo. Abaturage baravuga bati ni leta nidufashe ikureho bino bintu rwose kubera ko biratubangamiye. Hanyuma nari mvuze kuri icyo cy'abasirikare baje mu Rwanda, mwarababonye Wazalendo, FARDC, abasirikare nk'abo ngabo nyine nibo babashije kwambuka ku mupaka w'u Rwanda, baza nyine mu Rwanda kugira ngo bahahungire. Mu gihe babonaga abakuru warabaganiriza bakakubwira bati abakuru bacu cyangwa se nyine abatuyoboye nibo bahunze mbere. Rero natwe ntabwo bishoboka ko twakomeza kurwana, abenshi muri bo abari n'abatoya, abari n'abana rwose wabonaga ari abana b'imyaka 18, 20, 22, 25. Rwose aho ngaho abakuze nibo bari bakeye urebye. Yego Megorore, bakavuga bati yego. tuvuga kuri iki kijanye n'abasirikare bahungiye mu Rwanda ubu bari hari inkambi bacumbikiwemo mu Rwanda, babanje gucumbikirwa muri Kijote, muri Vision Jeunesse Nouvelle, navuga ngo ni centre y'urubyiruko iri hano mu mujyi wa Rubavu. Ubu ngubu amakuru mfite ubu ngubu ni uko abangaba hari inkambi bashyizwemo. inkambi ya gisirikare ntabwo twahitiye gisirikare kuko irimo abasirikare gusa, ko sinzi ko babashyira n'ahandi h'abaturage, nta makuru mfite neza, ariko bari babashyize mu nkambi. Ego, hanyuma ejo mwaragiye muri Goma, haba ikiganiro cyakoreshejwe na Corneille Nangaa yahoze atwara umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri Congo, ari nawe watumye Perezida Felix Tshisekedi ahari ubu agera ku butegetsi. Uwo mugwi mu nyuma atangaza ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo, akaba atwara ihuriro Alliance Fleuve Congo. Wewe wari Goma ejo, n'izihe ngingo nkuru Nangaa yakomojeho? Urakoze cyane. Ikintu by'umwihariko yakomojeho cyane cyane, yasabye leta ya Congo, ubutegetsi nyine bwa Tshisekedi, kuba bwagarura umutekano mu baturage. Mbese baravuga bati niba utabishoboye twebwe turabishoboye, tureke tugarurire abaturage bari gupfa, abaturage babayeho nabi, twebwe turashaka kugarura umutekano mu gihugu cya Congo. Ahanini n'ibyo ngibyo yavugaga, avuga ati ni abantu bangahe bizasaba ko bapfa kugira ngo umutekano mu gihugu cya Congo ugaruke. Wumva nyine agenda akomoza kuko bashaka, wumva nk'umunyamakuru nyine numva ko bashaka nyine gufata ubutegetsi kugira ngo babashe kugarura umutekano muri Congo. Kandi koko turebesheje amaso, ijisho ry'umunyamakuru, nibura ubona ko nubwo abaturage ba Goma batarabyakira neza, nabwo bagifite ubwoba, batarabyizera neza, ariko nibura ubona ko hari ituze rwose mu mujyi wa Goma. Nangaa yaravuze
ku bijyanye n'ubuzima bugiye gukomeza muri Goma, bagiye kuva muri Goma, bagiye kuhakoza iki inyuma yo kuhafata? ikintu cya mbere navuga yuko yavuze by'umwihariko arashaka ko impunzi zahungiye ahantu hatandukanye zigaruka rwose, kubera ko urumva ntabwo igihugu cyaba kirimo amahoro, noneho ngo abaturage bacyo bagume ahantu hatandukanye bari scattered niko navuga, cyangwa se batatanye. Arashaka ko turashaka ko abaturage bagaruka mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko hari abasirikare ba Kongo bagera nko ku 200 ejo nyene berekanywe bariko baja kwegeranizwa hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa, noneho ababishaka ngo bakorane n'uwo muhari wa M23. Abo nabo muba mwarababonye? Njyewe ntabwo nabonye, ariko ayo makuru narayumvise, ariko njyewe ntabwo nabashije kubabona, kubera ko twebwe twari dufite special report, twagendaga aho nyine twagendaga tuzenguruka umujyi wa Goma. Njyewe ku giti cyanjye ntabwo nabonye, ntacyo nabivugaho. Gloria, nanga ejo yarishyuye ku kibazo gikunda kugaruka yuko umutwe cyangwa umuhari wa M23 atari uri gufata Goma, atari uri kugwana muri Kongo, ahubwo hari kwagwana ingabo z'u Rwanda. yarabihakanye avuga ko rwose nta mahuriro bafitanye n'u Rwanda, ahubwo ari bo bari kurwana intambara y'abakongomani, ntabwo bari kurwana intambara y'abanyarwanda, bari kurwana intambara y'abakongomani kugira ngo bagarure amahoro, bagarure ubusugire bw'igihugu bwa Kongo. Ntabwo yigeze yemera ko mu by'ukuri bari gufashwa n'u Rwanda, ntabwo yabyemeye. Hanyuma wowe wagiye ubona, sinzi ko haba wumvise bavuga, ariko bivugwa ko uyu muhari wa M23 ushobora kuba urimo abantu bava mu bihugu bitandukanye byo muri ako karere, hashobora kuba harimo Abarundi, Abaganda, sinzi kuko nawe izo ndimi zivugwa muri ibyo bihugu urazizi, sinzi ko haba wumvise bavuga, uvuga uti iki ni ikintu noshingirako. Mu by'ukuri abo twabonye, abo njyewe ku giti cyanjye nabashije kubona bavuga ikinyarwanda, warabavugishaga ukabona baragusubiza mu kinyarwanda neza rwose. Icyo navuga ni uko niba banahari tutigeze tubabona, kubera ko abo twabonye bavuga ikinyarwanda neza cyane rwose, kuko tugerayo wamucagaho kumva aravugana wenda na mugenzi we, kumva baravugana hagati yabo, wamurangisha akakurangira, nkatwe twajyaga mu mihanda itandukanye, wamurangisha akakurangira mu kinyarwanda. Rero ntabwo twavuga ko, ntabwo nabihamya, ntabwo nshobora kubihamya. Uri mu bantu bageze muri Goma, navuga babonye ibintu byinshi kuva ku munsi wa mbere muri ako karere. Ubwawe wari wahunze kubera ibyabaye n'ibisasu byaguye ku ruhande rw'u Rwanda, kumbure turabigarukako. Wiboneye n'abacancuro, wotubwira bajya abacancuro, hari n'abantu rwose bari mu bihugu bitandukanye kure bavuga bati ni nk'agakino, nta bacancuro bahaba. Wewe wababonye amaso mu yandi, nabonye amashusho watanze, wotubwira bari bameze gute? Hari abashoboye kuvugisha itangazamakuru? Urakoze. Reka mpere ku nzu twagezeho i Goma babagamo, batubwiye ko babagamo. Ni inzu ubona nziza cyane, igeretse nk'inshuro nk'eshanu niba nibuka neza, ubona ko bari bafite buri kimwe cyose, bari babayeho nyine nk'ubuzima rwose busanzwe. Icyo navuga kuri bariya bacanshuro ni uko ntabwo
ntabwo rwose twavuga ko bari mu kurwana cyangwa se nyine mu kugarura amahoro mu gihugu cya Congo, kuko no ku maso barabibonaga, bari bafite itoto bakeye, utavuga ko ari abantu bavuye mu ntambara mu gihugu. hari harimo abantu ubona ubuzima bwe ndebesheje ijisho nsesenguye, ukabona ko ari abantu wenda ararya akanywa agakora na siporo rwose. Bamwe muri bo wabonaga nta kandi kazi bashobora gukora keretse ako ngako. Umusirikare uri mu ntambara n'utari mu ntambara, abo bantu urabareba ukabatandukanya. Navuga ngo rero mu by'ukuri sinzi, ariko ntacyo babashije gufasha igisirikare cya Congo, kubera ko mu bantu barenga 200, hafi 280 nk'uko twabibwiwe n'imibare, nibura ubura kubona n'abasirikare nibura bameze nyine nk'abavuye mu ntambara, ahubwo ngo baragiye mbese barahunga, bariruka barahunga baragenda. Ubwo rero ubwo bavaga i Goma banyura kuri Grande Barriere cyangwa se ku mupaka munini uhuza u Rwanda n'iki gihugu, warabarebaga rwose n'isoni mu maso, banza batari biteguye ko itangazamakuru ringana kuriya rihari, bafite isoni, ubona bafite ikimwaro, kuko nibura umusirikare watsinzwe ku rugamba ntaba asa n'umusirikare utarwanye. Abo bantu baba batandukanye uko bagenda, nabo expression zabo ziba zitandukanye. Nibura uwatsinzwe abagenda bisanzwe ababaye umutima, ariko utarwanye we mu by'ukuri abafite isoni nyine, avuga ati icyo nagomba gukora ntabwo nagikoze. Ubona nyine yubika umutwe, ntibari biteguye itangazamakuru, n'u Rwanda nyine rwabasakaga imirongo minini cyane, byari iri kuri boda ya hano ihuza u Rwanda na DRC, bakabasaka bakinjira noneho muri immigration, aho bareberera ibyangombwa, noneho babajyana i Kanombe, noneho bagenda bajya noneho mu bihugu byabo, nk'uko u Rwanda rwari rwabisabye ko babanza kunyura mu Rwanda, nyine babanza kunyura i Kigali, bakaba ariho bafatira indege. Wowe wageze muri iyo nzu, iyo nyubakwa nini twavuga nka apartment nini babamo, hari intwaro zari zihari bahasize canke mwasanze bamaze kuzitanga? Hanyuma bishikanye kuri M23 canke bishikanye kuri ku ngabo za MONUSCO za UN? Icyo navuga ku byo twabonye kuri iyo nzu y'abacanshuro, twabonye amasasu, bisobanura ko kugira ngo bahave hashobora kuba harabaye nk'intambara runaka kugira ngo bave muri iyo nzu, kuko twabonaga amasasu, twabonaga ibirahure byamenetse. Rero abacanshuro bo bavuyemo binjira mu nzu ya MONUSCO iri aho hirya, binjira aho MONUSCO ikorera aho hirya. Yego, harya warumbajije ngo iki ikibazo cya kabiri? Nari mbajije niba bishikanye kuri M23 canke MONUSCO ya UN. Barabanje mbese barasohotse binjira muri MONUSCO, mbese mu nzu ya MONUSCO iri aho hirya, biregeranye, ntabwo ari kure cyane niba ntibeshye. Oya, harimo akagendo gatoya. Noneho kugira ngo mbese basohokemo n'aho ngaho, byasabye ko M23 iza kubareba. Noneho mwabonye utuvideo twagiye dusakara Wiringoma, umuvugizi wa 23 kare agenda ababwira ati mugende, ntimugakina na 23, mugende mugaruke, mwebwe nta ntambara mushoboye, mugende musubire mu bihugu by'iwanyu. Ngo bivuze ko nyuma yo kuva aho mu mapartema babagamo, binjiye aho muri MONUSCO, mu nzu ya MONUSCO, ariko noneho babavanamo, baravuga ati mutahe, mugende iwanyu. Mwamenye igihugu abenshi muri bo bavamwo?
ni Romania, ntabwo ngo Romania ntabwo nabimenye, ariko icyo nzi neza ndisi ni Romania. ego hanyuma tugarutse ku byagije bya Kongo n'ubu muri ONU yabivuze inshuro zibiri kuva kuwa Mungu ivyongera muri iki cyumweru ivuga yuko ingabo z'u Rwanda zinjiye ku manywa y'ihangu ku butaka bwa Kongo. Mwebwe nk'abanyamakuru naho kumbura ari ibibazo by'umutekano bikomeye, hari ikintu gisa n'ico mwabonye? ntacyo nabonye ku giti cyanjye, ntacyo nabonye kubera ko ingabo nk'umuntu wari uri hano i Rubavu ariko kandi wanageze ngo iri Goma, mu mujyi wa Goma, navuga ko abasirikare b'u Rwanda ahantu n'ubu ngubu mba ndi ubu ngubu ntegeranye neza n'amabariyeri ari mu karere ka Rubavu ahuza u Rwanda na DRC. Abasirikare nibo baba bahari baducungira umutekano, bacunze umutekano, ubona bagendagenda mu mihanda. Muri iyi minsi umutekano wacunzwe ku buryo bukomeye. Hanyuma ngeze nanone Goma nabonye abasirikare ba M23 bavuga Ikinyarwanda, hanyuma sinshobora guhamya ko ari Abanyarwanda, hari Abanyarwanda nyine binjiye muri mu mujyi wa Goma cyangwa se bagiye binjira mu bisiga cya M23. Sinshobora kubihamya kubera ko M23 ni DBR cyangwa se umutwe wa gisirikare ukwawo na RDF kwayo nyine. Ntabwo rero nshobora kubihamya kuko ntabyo nabonye igihe. Ego twari twabivuze mu Rwanda hatewe ibisasu hapfa abantu 5, ni ibintu wakoze ko uraraba. Ubu kuri ubu ngubu imibare yageze ku 9. Bashyinguwe ni 9 ubu ngubu. Wotubwira baraba mu karere kahe, bari abantu bagenda bisanzwe, caguye ku mazu, ku ishure, ku batabizi? Yari kondisiyo ikomeye cyane, nubwo wenda abantu nabonye uburyo abantu babifashe bitandukanye n'uko byari biri, kuko byari bikomeye cyane. Ibaziye kuba abantu bari kugenda cyangwa amasasu akagenda bagwaho, ukabona ama fragments yamwinjiye mu kaguru, undi ukabona igisasu cyamukubise nk'umutwe. Mu by'ukuri bari mu gihugu cyabo, nubwo wenda byegeranye cyane ariko ntabwo ari igihugu kimwe. Hanyuma ni mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi, mu kagari ka Mbugangari, uba witaruye umujyi gato. Mu byo amasasu yarazaga agakubita abaturage bari aho ngaho. Hari aho bita ku ibagiro, hari amabusheri cyangwa se aho bagira inyama, hapfiriye umumotari n'umugenzi yari atwaye nyine. Ariko si bo bonyine, ni urugero nyine nari nguhaye, aho amasasu nyine yavaga i Goma akaza bayarashe nyine. Abo ba FARDC bari kuyarasa, n'abo bose bari bafatanyije na za FDL na za Wazalendo, icyo gisirikare cyose nyine bakarasa abaturage b'i Rubavu. Hanyuma imibare bari babanje gutangaza abantu 5 bapfuye n'abandi 30 bakomeretse, ariko urumva haba harimo inkomere zagiye zikomereka cyane ku buryo ashobora gupfa no mu ejo, ku munsi w'ejo, mu masaha ari imbere. ari nayo mpamvu imibare yagiye noneho yiyongera. Nongereho ko bashyinguwe mu cyubahiro ku munsi wo wa gatatu, umunsi tugigoma nibwo bashyinguwe, ariko ntabwo leta y'u Rwanda yigeze yemerera abanyamakuru kuba bakavaringa nyine izo nkuru. Yari kondisiyo iri kritiko cyane ku buryo n'itangazamakuru ntabwo byari byemerewe gukavaringa izo nkuru, navuga ngo z'abantu bari muri critical conditions, z'abantu bakomeretse, kubera ko u Rwanda narwo igihugu cyari kikiri kubireba neza, kibishyira ku murongo ku buryo kitari gifite icyo gutangaza ako kanya. Biravugwa yuko we nk'uwari uhari, biravugwa ko u Rwanda rwari rufise ibikoresho bisama ibisasu. Uri mu babibonye?
by'ukuri sinabibonye, ntabwo nabibonesheje amaso, ariko ndebesheje amaso y'umunyamakuru cyangwa se y'umuntu wabirebaga, bigeze kubireba ntarahunga nyine, uyu mujyi wa Rubavu wakabaye kuba warahiye wose ugashira ukabona, kubera ko ibisasu babanje gutera bikagwa mu karere ka Rubavu byari byinshi kandi byari bikomeye ku buryo byishe nyine n'abantu, bigashwanyura imibiri y'abantu, bikadevastinga abantu ku buryo bukomeye, buryo iyo badashyira ibyo bikoresho byabo nyine mu kirere kugira ngo biburizemo ayo mabombe n'amasasu bitari gukunda, kuko amabombe yaravugaga cyane, byumvikana ko bakoreshaga intwaro za kirimbuzi zikomeye cyane rwose. Navuga ngo ni condition cyangwa se ni situation yari ikomeye cyane ku buryo u Rwanda iyo rutabikora gutyo, kuko nkanjye ahantu ntuye ni hafi, nabibabwiye, inzu wumvaga iri kujegera, uvuga ikibombe cyagira inzu ikajegera. Ibyo bintu rero ntabwo ari byahereraga nyine mu mujyi wa Goma, bivuze ngo babiteraga hano i Rubavu, ariko noneho u Rwanda sinzi, ndacyashakisha ukuntu rwabikoze ayo mabombe mu by'ukuri tuyabone, tukaba tutayabonye, kuko naho washobora kumva umwuka, iyo wakandagiraga hanze nkanjye uhaturiye ushobora kumva ikintu cy'umwuka nyine w'intambara, niko navuga, cyangwa se w'ibyo bintu nyine, bivuze ngo byari bikomeye cyane. Ari ibyo byafataga amasasu byarasakuzaga, ari aya masasu yarasakuzaga, ari aya mabombe yarasakuzaga, ku buryo ushobora ahantu uri kumva ibintu biri gushekinga, niko navuga, cyangwa se kujegera, niko navuga, inzu urimo n'amasasu araba yasanze nyine mu nzu. Bivuze ngo leta y'u Rwanda yakoresheje intwaro zikomeye cyane kugira ngo ibashe kuburizamo ariya masasu. Uyu munsi wavuze ko leta y'u Rwanda hari amakambi imaze kugara y'abakongomani bari baje, byanavuzwe ko M23 yahamagariye abaturage bahunze guhunguka, ko hari n'abamwe baba bahungutse, hari abo wabonye hamigira kabiri abanyarwanda bari bataye ingo zabo bakaja mu ikambi z'agateganyo baratahutse. Urakoze, ndeka mbere ko iki cy'abanyarwanda bari barataye ingo zabo, bari barahunze amashashi, bo baratahutse bose, byararangiye ku munsi niba ntibeshye wo kuwa gatatu. Hanyuma abo bakongomani bo bari barahungiye mu nkambi ya Rugerero, aho hari hubatswe inkambi ya Rugerero ku munsi wo ku cyumweru, bahungutse bose uyu munsi, bose basubiyeyo. Abatasubiyeyo bagiye mu nkambi ya Nkamira, ahasanzwe n'ubundi hakirirwa impunzi by'agateganyo, kugira ngo babashe kubajyana noneho mu zindi nkambi. Ariko abakongomani bo basubiye i Goma, abatasubiye i Goma bo bagiye kuri bene wabo bagiye batuye mu karere ka Rubavu mu bice bitandukanye, kuko usanga abaturage ba hariya i Goma hano hafi bafite nka bene wabo batuye hano i Rubavu, ni uko gusa baba batandukanyijwe n'umupaka, ariko baba bafite relatives cyangwa se bene wabo nyine batuye mu mujyi wa Rubavu. Wabaganiriza rero bakakubwira bati ubuzima bw'inkambi buragoye, tugiye muri bene wacu nyine, mu nshuti zacu, mu bavandimwe bacu, kugira ngo turebe ko umutekano uzagaruka i Goma, nugaruka tuzasubira, nutagaruka ngo nyine tuzaguma ahangaha. Leta y'u Rwanda rero uyu munsi yafashe icyemezo cyo gukinga inkambi, ariko ikavuga iti ntabwo dukumiriye uwo ari we wese mu gihugu icyo ari cyo cyose guhungira mu Rwanda. Murabyemerewe, barabyemerewe, igihe cyose, isaha yose, imiryango y'u Rwanda irakinguye. Ego Gloria, M23 kuva muri June 2022 ikontorora akarere ka Bunagana gafatanije n'Ubuganda, novuga ikaba yahashize nka administration parallele ni kontorora ikintu cyose, twese n'utundi duce yigaruriye tutovuga. Ariko ubu umujyi wa Goma nawe urabona ko uhana urube n'u Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ko abakozi ba administration bari bahasanzwe, abakozi bo muri immigration, ubu twavuga ko basubiye gutonda ku buryo M23 isa n'iyahagize administration yayo
igiye gutoza imisoro abantu bagakora bisanzwe twabonye bavuga ko bagomba kugarukana amazi n'umuyaga nkuba urabona Goma bizomera kujya kwa Bunagana noneho ubuzima bugakomeza ku bantu ntabwo nabizwe nyine bitarabona babibona ariko dukurikije amahoro kuri ubu ngubu ari muri Goma birashoboka impamvu ni uko nibura ubona ko abakongomani batagitinye kwambuka bava mu Rwanda nk'impunzi basubira mu bihugu byabo icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo batinya kuri ubu ntibari gutinya kugenda nibura bari gusubira mu mirimo yabo ejo mbona abataximeni abamotari abacuruza ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa bisanzwe bigiye bitandukanye urabona ko nibura M23 ibanye neza n'abaturage mu by'ukuri nubwo batarabona amazi kuri centre ya MTN hano nabonaga abakongomani benshi baza kugura amasimukadi bivuze ko nta network cyangwa se itumanaho nyine riri mu mujyi wa Goma ariko mu by'ukuri babahaye amasaha niko nabajije umwe mu bakongomani bamwe ngo babahaye amasaha 45 kuba babikoze rero nta nubwo aragera ariko dukurikije umutuzo n'umutekano biri mu mujyi wa Goma dutekereza yuko bizaba mu by'ukuri nk'umujyi wa nk'agace ka Bunagana kubera ko M23 ifitiye abaturage ineza urabona ko mu by'ukuri nta kibazo gihari ko navuga tugana ku musozo abasoda ba Kongo bahunze bagahungira mu Rwanda ubuhikiye gicapo guhungira ku mwansi kuko u Rwanda na Kongo na FARDC ifata u Rwanda nk'umwansi icyo ni cyambere cya kabiri habavuze bati bajya se abasirikare ba Kongo bukuri n'abantu u Rwanda rwagiye kugira ngo werekane ko ari igihugu cyakira abantu ari igihugu n'umwansi kimwakira analize yiwawe niyi u Rwanda mu busanzwe ko navuga mu busanzwe ntabwo ubundi ibyo nzi nk'umunyamakuru ntabwo rukumira impunzi n'imwe rero bariya basirikare ikintu cyabagaho cya mbere ni uguhunga ariko nta ntwaro bafite bagahunga nk'abaturage kandi twese turabizi yuko impunzi z'abakongomani zihora zihungira mu Rwanda ni ibintu bihoraho bahora bahungira mu Rwanda bakajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira noneho aba basirikare nabo bahungaga batambaye iniforme bazambuye nta ntwaro bafite bagasakwa bakabona noneho kwinjira mu Rwanda ntabwo bahungaga nk'abasirikare nubwo mu by'ukuri u Rwanda na Kongo bifitanye ibibazo bikomeye kandi tubona ko biri gukomeza ntabwo bano basirikare bahungaga nk'abasirikare nubwo nyine abasirikare nyine barwanaga ariko bahungaga batari arme batari armed rwose nta mbunda nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe hanyuma bagahunga nk'abaturage basanzwe kandi u Rwanda iyo uhunga nyine nk'umuturage ntabwo nyine mbese nako bariya ba FARDC na Wazalendo bazaga nk'abasirikare no nubwo u Rwanda rufitanye ibibazo ariko nyine mu gihe byajemo ko ari biri humanitarian cyangwa se ari umutekano nyine w'abaturage bihita biba nyine abaturage bihita bibishatse hanyuma ikindi navuga nuko nabo basoda nabo bazaga bababaye cyane bazaga barira bamwe muri bo bavuga bati abakuru bacu badusize ubwo nyine twahisemo guhunga nk'abaturage basanzwe nk'abasivile rwose byumvikane ko umuntu utararme yari umusirikare utari kuza kurwanya sinzi ko hari aho yamenera kuko baba banarinda umutekano cyane ikindi cya kabiri navuga gikomeye u Rwanda rwakoze nuko rwarabavuye twarabibonye ku mafoto sinzi niba warabibonye nawe bivuze ngo u Rwanda nta kibazo rufitanye na bariya abanyekongo nubwo nyine ari abasirikare niko navuga hanyuma twaganiye na ambasaderi Karega ni ambasaderi y'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ni ibihugu byose nyine bidukikije
bya Afurika harimo u Rwanda, Burundi, Congo, kano karere kose nyine. Aratubwira ati ntabwo gutya ntabwo ari umusirikare, aba yabaye impunzi isanzwe. Iyo ashatse kujya mu gisirikare turamwemerera, iyo ashatse guhunga akajya muri Congo turamwemerera, iyo ashatse kuba umuturage agashakishiriza hamwe n'abandi mu Rwanda turamwemerera, iyo ashatse kujya like any country, igihugu cyose turamwemerera. Ntabwo u Rwanda rugufatira, ntabwo u Rwanda rwose rugufatira, kandi natwe nyine twabonye ari byo kubera ko u Rwanda iyo uje nk'impunzi barakwakira ubuzima bukaba ubusanzwe. Gloria, nk'uturiye umupaka naho dufata umunyagihugu wese uturiye umupaka, ariko twongere ko kuri umunyamakuru yama afise ijisho ry'umunyamakuru. Uyu munsi ku bantu bari kure wobaha ikihe gicapo nk'uturiye umupaka, uko ubona ibintu bigiye no gukomeza avuga uti uko mbona rwose ku mupaka uko ninjira agoma nkagaruka, ni ikihe gicapo woha abantu batari hari? Yego murakoze. Umupaka byari ibintu bikomeye cyane iminsi yashize kubera ko ntabwo abantu bambukaga, ntabwo abantu bahahiranaga. Boneho no kuvuga ko hari n'ibiciro kuri ubu ngubu byazamutse cyane by'ibicuruzwa nk'amakara byazamutse cyane kubera ko noneho imipaka itari gukora nk'uko bikwiye. Ariko ishusho navuga natanga ni uko abantu bari kwambuka, ubu abantu bari kujya bambuka, ntabwo baraba aleze, ntabwo barabohoka kwambuka neza, ntabwo baragira umutima utuje ngo bambuke nta kibazo bafite ndetse n'imirimo ikomeze, kubera ko hari ibyo batarabona, amashanyarazi, interineti, hari ibyo batarabona kugira ngo nk'abanyarwanda bacuruza igoma baba aha ngaha biragoye kuba wava mu Rwanda ukajya i Goma, umutekano umeze uko nguko, umuriro udahari, mbese hari ibintu biba ari ibyangombwa mu buzima nkenerwa ku buryo utakomeza akazi, niko navuga. Ariko ishusho natanga ni uko abantu bari kujya bambuka gahoro gahoro, abantu bari kujya bagenderana, noneho abakongomani bari kuza ku bwinshi mu Rwanda kuko muri Congo noneho nta tumanaho rihari, ibyo byose nta bihari, mbese ubuzima igoma baracyahaguye. Ariko navuga ko noneho ubuzima butangiye kugaruka, abaturage urabona ko nibura batangiye kubohoka kujya bagenderana kugira ngo babashe gukomeza noneho imirimo yabo. Nubwo ntibirakunda neza, ntabwo abaturage barabyumva neza b'abanyarwanda, b'abanyarwanda baracyari mu buhungiro bageze za Kigali, Musanze n'ahandi, ariko abakongomani bo bagerageza kuza mu Rwanda, bari bafite ibikorwa bakabikomeza, hanyuma n'abanyarwanda nabo bari kugenda ariko mu buryo ubona butarashyuha neza, niko navuga, nk'uko nyine imipaka yari isanzwe iri, kubera ko ibintu byabaye hano birakomeye cyane, niko twavuga rwose, kuko ibintu byose nyine byahise bihagarara pe. Muri make ni ukuvuga ko ubuzima bw'abaturiye Goma muri rusange bufatiye ku buzima bwo hakurya mu Rwanda. Yego rwose, ntabwo twatinya kubivuga, uretse twese ntabwo twavuga ngo twebwe dufatiye kuri Goma ngo Goma ifatiye hano, twese turakeneranye, sibyo? Twese abantu barakeneranye, ari abanyarwanda bakeneye abakongomani, ari abakongomani bakeneye abanyarwanda, sibyo? Rero ntabwo, iyo usanze hari igihe usanga ibiryo by'igoma bihendutse, ariko ugasanga interineti yo mu Rwanda irahendutse, ariko noneho ugasanga wenda tubwe umufuka w'amakara muri Congo urahendutse, mu Rwanda urahenze, mbese abantu bagiye bakeneranye mu buryo bugiye butandukanye. Ni nako imipaka kenshi ibana, iyo usanze hariya gihenze hano usanga gihendutse, iyo hano gihendutse usanga hari, mbese ku buryo abantu bose bakenerana. Bisaba ko rero igihugu cya Congo kigira umutekano kugira ngo abantu noneho babashe kugenderana, kuko n'abanyarwanda kuba Congo idafite umutekano nyine babihomberamo, ariko nanone n'abakongomani bagakomeza nabo bakabihomberamo. Nicyo navuga. Bivuze ku batazi ako gace, binagoye ku muntu utahazi uharabisha amaso kumenya ko uvuye mu Rwanda cyangwa winjira muri Congo nk'iciye nko kuri Petite Barriere rwose. Bivuze ngo
iyo ari nayo mpamvu tubona ko Burundi ubwo bwafashe nk'ingingo yo kugara imbibe ariko Kongo itarugara imbibe kuko uko biri kose twavuga tuti nta buzima ku banyagisenyi Goma itahari kandi nta buzima ku banyagoma Gisenyi itahari cyane rwose ibyo bivuge kandi cyane ndabihamije rwose kubera ko abaturage barakenerana mu buzima bwa buri munsi nta kimwe kimwe cya kabiri naba nkamije ko imibare sinyizi neza ariko abagore benshi cyane abagore ariko n'abagabo reka dufatire muri rusange bari mu karere ka Rubavu bajya guhahira muri Goma mu mujyi wa Goma sibyo rero ugasanga ubuzima rwose ubu ngubu ntabwo bumeze neza cyane no ku banyarwanda reka mbivuge kubera ko ntibakijya guca inshuro hari ibyo bita hano guca inshuro ni ugushakisha nyine gucuruza utuntu bagenda bazunguza ibyo bita ubuzunguzayi bitunze abantu benshi bo mu karere ka hari abafite amaduka mu mujyi wa Goma b'abanyarwanda rwose ntabwo ubu ngubu batari gukora rero ni nk'uko n'abakongomani nabo hari ibintu baza gucuruza ahangaha hari ibintu baza n'ahangaha abashoferi b'abakongomani mbese abantu bagiye batandukanye abashaka kugera mu ngendo runaka kugira ingendo runaka usanga nyine umujyi ukeneranye mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Gloria Tuyishime umeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera mu karere ka Rubavu muri kino gihe hafi y'umupaka wa Kongo turagushimiye kuri kino biganiro muhaye Amujambo Africa kandi mukomeze Imana kubarinda. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro wiriwe main cyo kuri uyu w'Imana. Reka nshimire na Gloria Tuyishime yashimye kutuganiriza uko ibintu byifashe muri ako karere ko mu biyaga binini bya Afrika. Eloge Urikaneza nabateguriye kino kiganiro ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.